No. Mva muyobozi. Jewe ikibazo mfite. Uyu mugabo kuva twabana mbikubwira nabiciye ku ruhande. Nta munsi rumwe arandura. Nzabikemurira gihugu bwanjye, nzabyikemurira. Kuri ntuzi umugore ndetse n'umuyobozi. Ko numva se ko mufite ibibazo aho ngaho Girinka ntabwo yabagezeho se? Umva inka ni z'abaturage mukwiye kuzibaha kandi neza bakazikoresha icyo bazerewe, sibyo? Ibintu byo kuvuga byo kumva ngo mu murenge wacu ngo abana batangiye bagwingira nta mata baronka kubera iki? Ntabwo byumvikana. Imihanda se byo bimeze bite? Ariko umva mukore uko mushoboye kose umudugudu wose uri muri kano muri murenge ugire intego wiyemeje uzigereho kandi neza cyane, sibyo? Hey. No. Bite byane se kumwijira hanga ni mukabari se? Kumwijira mudakomanda. Muyobozi njye mfite ikibazo. Bana muyobozi utubabarire kuba twinjiye tudakomanda pe njye mfite ikibazo. Ufite ikibazo cyangwa ufite ibibazo ku muyobozi? Ngiye rwose nta kibazo mfite. Ntacyo. Ese numva bwana muyobozi ngiye n'ukuri nta kibazo mfite n'ukuri kumara. Asubundi nta kibazo ufite ahubwo ufite ibibazo. Umva ucicikemeza. Asubundi wewe wavuga. Ngiye rwose bwana muyobozi nitwa Mr. Mankeke gati gateye pasi songa y'cyatanu wa mugabo utabaho ukomeye n'ukuri kwimana. Yego. Niwe no mu mudugudu w'abanyamuriro wigize umudu suwara amano ngo ntabwo ukora umuganda. Jewe wowe nyine wowe Mr. Manki umuyobozi n'ukuri n'igihe ntangarugero mu uretse wa Museveni amaze murebe neza ko ibyo bavuga ari uretse ahangaha mfite list z'abantu bitabira imiganda, sibyo? Ubuze ngo witwa? Ngiye rwose nitwa Mr. Manki baranzi rwose n'igihe marayika mu mudugudu wacu. Ariko marayika we Mr. Manki kuri kose marayika Mr. Manki sinabiranye kuri sindi kintu cyabaze umugore wari uze ko ndakuzana nkava ntabivuze. Mr. Manki uheruka mu muganda 2018 batugeze mu kangahe? Iyo muganira bitabira ubwo ukuntu abantu bacu bibagirwa nko kwandika bari n'izina ryanjye. Mufiki Ngiye sinzi ubuze nk'umugore wanjye nzi ko tubaye neza nere wagera mu muganda ntibakwandike. Wari uzi kuzambeshya rero n'abandi kuzambeshya. Oya reka ubundi iki kibazo tubanze gikwiye kuko ndabona ni ibintu bikomeye cyane. Umuganda ntabwo uhitabira. Icya kabiri umugore mwaba mwatomanye kubera iki? Ntabwo umugabo mu rugo ntabwo urumva kunyumva. Nukuri ko umuyobozi nukuri ko Imana nta kibazo mfite pe. Mva muyobozi. Jewe ikibazo mfite. Uyu mugabo kuva twabana mbikubwira nabiciye ku ruhande. Nta munsi rumwe arandura. Iki se? Bwana muyobozi nukuri ko Imana arambeshye. Mubeshye gusa. No akomata avugisha ukuri. Muyobozi uretse inshuro imwe yonyine gusa naje naniwe cyane nabo. Nibyo joro ryonyine ari kumbwira. Ishuri mwe cyangwa iminsi yose. Umuyobozi nukuri ko Imana arambeshye. Uyu mugore ndamurongora. Ahubwo umugore ndawasanga wihorere wasanga ntageze aho wifuza. Ntabwo aho nifuza. Kabiri kangahe se bikora nkakubwira ko ntangize. None se jewe njye nkubwije ukuri. Njye uretse gwa munsi ne. Vuga ko nta na rimwe wigeze ubikora. Nta na rimwe. Hari umunsi tutaraturwana. Se turwana dupfikiza. Dupfe ibyo ngibyo nyine.
kurwana ni ukuri kumara agiye sinzi mese nzagukorera iki ubundi wagira akaguyagararaho muri ayo mafuti yawe udukemure ikibazo rwose ndabizi ugiye ndabishoboye pe ni ukuri kw'Imana njyewe Mr. Maki gati pasi songa y'icyatanu umugabo utabaro aho rukomeye ni gute ntarongora umugore wanjye kuvugisha ukuri ni gute ngiye ntarongora umugore wanjye ubu se njyewe uretse iryo joro rimwe ryonyine kandi nabwo nuko nayinaniwe urumva kandi nabwo yarabibona nta yindi shoro nigeze murongora naramurongoye n'ukuri kw'Imana ushatse kuvuga ko neza byakunaniye neza oya ntabwo byananiye umuyobozi nawe uri muranyumva nabi njyewe naramurongoye pe ahubwo nuko nawe urafize uri umugabo ubundi se wagutwa umugabo gute utabasha kuzuza inshingano z'umugabo mu buriri wibeshya vugisha ukuri nese ubwo aho ndi kubeshya ni hehe ubu se njyewe narinze kuza kukuregera mu bayobozi atari uko byandenze byananiye kuri no kubyihangana umugabo udatera akabari ubundi ni umugabo wasanga ahubwo hari ikipe biruta genda ahubwo bansobanure niba ntukize vande mu mafuti ushake kwigira umwere kandi uri umunyamakuru umudugudu wanyu ni uwese kuko ibintu birandenze ariko mutuye mu mudugudu wo ku musozi w'umunyu asubundi ntabwo muri bande bundi bana muyobozi ngene tumariro bose nigiye mukone ko biye nitwa Mr. Maki gati pasonga y'icyatanu genda barakuzi abazungu baretse unosuza mu majyamafuti mande zo njyewe muyobozi nakubeshya igindi y'inyangamugayo mu ceceka muceceke mutuze asubundi muzama mutongana ndabona ikibazo cyanyu neza kirimo kiransengereza uri kumva ubundi kugira ngo kino kibazo tugikemure ndashaka yuko mama wawe yakizamo neza mama wese yamenya gute ko afite ikibazo mama b'abahungu bose nta kibazo ufite ceceka mama b'abahungu kuko nibo bazi neza ko umuntu ari muzima cyangwa atari muzima kuko mu gitondo umwana abyuka nibwo umenya neza ko umuntu ari muzima kuko igitsina cy'umuhungu kibyuka gihagaze kandi neza ukabona ko ari muzima ubwo rero cyangwa se umva Mr. Mangi warakinye iby'abana ra ngiye rwose ndakubwira ko ngiye ndi muzima iki kibazo neza mama warakize ngiye n'iby'abana nawe bikinyira ukuri kw'Imana umva reka nshaka uko reka umva mpa nimero za mama tumuhamagara nje mbaza njya kwitorera Maribori sundi niwe bita Maribori neza niwe Maribori akagabo kakagupfisha ubusa neza nuko umugore niba mumenye se kuranga umunyamafuti umugore yambaye ku murongo n'umujyanjyanye agiye kundigana kubera cya kibazo cyanjye cyo kudatera akabari none rero bari bambwiye ntibanyatse nimero zawe ngo bagiye kukubaza ndakwinginze uzi ko ndakuzi oya mama ndakwinginze kumumenya ubu se bajya mu mugore ndetse yahukana koko oya nzabikemura agiye bwanjye nzabikemura no kubipima agupfusha ubusa kweri ariko karakagabo ni nakabwa ase ubundi kagiye umva reka umuntu abanza aze neza n'akarabaho kagiye nkwenda kwigiza nk'umuhizi umuyobozi ugeze ibintu uzi ko leta ari ntabwo ubu tutaramara n'imigi oya mama nzabyikemurira igihugu bwanjye nzabyikemurira kuri nk'umuhizi umugore ndetse n'umuyobozi ibyo ni ibiki urimo ibyo ni ibiki urikongorero uvuga aho ngaho nyine nari ndi kwiga tekiniko nza y'ukuntu nzajya nkurongora